Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo n'ikiyogo tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa? Ni uko ibibazo biragaruka. Uba wakosora kino kizamini kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizamini cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizamini kimwe ukosoye ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizamini ukorere rimwe uhite utsinda, ikintu ubusabwa ni ukubonera ku gihe kino kizamini kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo uhite ukibonera ku gihe rero, mbere y'uko ureba ino video ujya aho hasi iburyo hasi umukara handitse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose nshyizeho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba gikozwe ari icya mbere, yaba ari amasomo ngenda mbakira bagenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bira bibazo byose postinga, aba ari ibyagufasha ko wajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero kujya ibyo byose ujye uhita ubibonera ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga link kandi nawe ufite smartphone ukanda subscribe aho hasi. Ariko nkwibutsa ko ushaka kode uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 nkagufasha kubona kode mu gihe gitoya aho waba urose mu gihugu. Mbwira akarere, ukambwira itariki ushaka, ukambwira isaha, nkabigufashamo mu gahe gatoya. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa bitewe n'akazi ukora bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha aho waba urose mu gihugu mu buryo bwa online. Ukaduha amasaha ubonekaho ku munsi yageze, turaboneka tukakwigisha. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza. Tukaba twizeye ko uzakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandikira cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gukanda subscribe, ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo ibinyabiziga berekanyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga berekanyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Niba ibinyabiziga byatonda umurongo urenze metero 500 bigiye mu butumwa, babigabanyamo amatsinda. Rero iryo tsinda bagabanyamo riba rigomba kuba ritarengeje ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Areba ngo utarengeje metero 50, beka ngo utarengeje metero 100, seka ngo utarengeje metero 150, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Wowe hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika wa papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni A, utarengeje metero 500. Ni ukuvuga ngo riratsinda bagabanyamo rimwe riba rigomba kuba ritarengeje metero 500. Noneho itsinda riri imbere n'iriri inyuma, uriya mwanya uba urimo nawe uba ugomba kuba utarengeje metero 50. Ndakeka ko usobanukiwe. Ndakeka ko nikiza mu kizame uzahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, bari ingenzi ko wakosorana natwe kino kizame kiba cyakozwe. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibyapa byerekana inkomare y'inzira nyabagendwa n'inzira gari ya moshi bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bigaragara nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye. Iyo bavuze igihe ijuru rikeye ntago baba bavuze ngo ni mu rukerera. Hari umuntu wari warambwiye ati we niko yari yarabifashe, ngo yumvaga ngo igihe ijuru rikeye ngo agahita yumva ko ari mu gitondo mu rukerera bugiye gucya. Oya, birashoboka ko yaba ari na saa sita z'ijoro, ariko ijuru rikeye nta bicu bibuditse bihari. None ntago ari ibyo batubajije, ahubwo batubwiye ngo nibura bigomba kugarura urumuri igihe ijuru rikeye. Aravuga ngo muri metero 200, beka ngo muri metero 250, seka ngo muri metero 300, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ni ukuvuga ngo kwa zino nzira za gari ya moshi ntabwo bakoresha bino bikoresho ngarurarumuri cyangwa no matara, ahubwo bakoresha ntabwo bakoresha bino byapa. Bari batubwiye ibyapa, ntabwo bakoresha ibyapa ahubwo bakoresha amatara. Niyo mpamvu hano bari batubwiye ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira gari ya moshi kandi bakoresha amatara.
niyo mpamvu hano duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Murabizi ahari nta giso cy'ukuri kirimo mbagenda mbabwira ibisubizo bya nyabyo kugira ngo nimugerwa muzatsinde ku nota hejuru kandi mujye musubiza ibintu muzi impamvu mubishubije. Ariko nkwibutsa ko kode ziri kuboneka waba urose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 35 16 mbigufashemo ubone kode mu karere ushaka, itariki ushaka, isaha ushaka, tunagufashe kuguha imyitozo iragutegura nugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ariko ugeneye no gukora rimwe ukanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkiza ujye urahita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo imbibi ziri ku mpera z'ubwihugiko bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo zisigwa irangi ry'ibara rikurikira. Ese zisigwa irangi ry'ibara risa rite? Araho ngo irangi ry'umuhondo ngarurarumuri, mbega ngo irangi ry'umweru ngarurarumuri, sega ngo irangi risa n'icunga rishije ngarurarumuri. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko ikiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano ikiso cy'ukuri nta kindi ni abari irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Birumvikana irangi ntiryagarura urumuri, ntabwo irangi ryaka, ariko impamvu bagita irangi ngarurarumuri, utwaye ikinyabiziga cyawe ni nijoro cyangwa se ntabwo hari kubona urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rukubise kwa rino rangi rihita risa nkaho ryatse, niyo mpamvu bagita ngo ni irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Urumva rigarura urumuri, mu cyongereza navuga wenda riba rikoze ku buryo bwa reflector. Ishobora guteza ikintu bita reflection ku bantu bazi icyongereza, ubwo muri guhita mubyumva. Nyine urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rukubitaho rigahita risa nkaho rigaruye urumuri, ku buryo uhita ubibonera kure ugahita uvuga ati urana umurongo bitewe n'ikintu uri kukumenyesha. Rero risigwa irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Ndakeka ko muzwitamo ndakeka ko muzwandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Aravuga ngo iby'inyuma ni 3.40 m, mbega ngo iby'imbere ni 2.50 m. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cya nyacyo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Wowe hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ubundi hari abavuze ngo iby'inyuma ni 3.40 m, nibavuga 3.4 ntibizabigireho ikibazo, kuko kuvuga 3.40 no kuvuga 3.4 ni kimwe. Murabizi rero inyuma y'akadomo iyo nta wundi mubare ukurikiraho nta kintu buvuze. Ase kubera iki hano duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo? Ni ukubera ko ubundi iby'imbere biba bigomba kuba ari 2.70 m. Hari rero bavuze 2.50 m, ikibazo gihita gihinduka. Ndakeka ko usobanukiwe impamvu duhisemo D ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko nibaramo kabongeye bakakigwa noneho kuri B bashyizeho ko iby'imbere ari 2.70 m, uzahita ugikora. Murabizi hano dukosora ikizame turi kugira ngo n'ibindi bibazo bishamikiyeho nibiramuka bije uzahite ubikora, unamenye impamvu duhisemo nta giso cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu ugenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburebure ntarengwa kuri 3 ifungwaho ibiziga 4 ni nubuhe? Aravuga ngo toni 24, beka ngo toni 10, seka ngo toni 16, deka ngo toni 53. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizira ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni abari toni 24. Ndakeka ko nikiramuka kije mu kizamura akora urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa
ari icya mbere. Kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe rero ukanda subscribe hasi, yanyishyiraho ugahita uhita ukibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga link kandi nawe ufite smartphone. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki? Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwarumaro kikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo? A iravuga ngo metero 1.25, B ikakubwira ngo santimetero 30, C ngo santimetero 75, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Kino kibazo bashobora kukiguha bagihinduye, nibaramuka bagihinduye bakakiguha mu bundi buryo ntikizakugore. Bashobora gufata ziriya metero bakazishyira muri santimetero bakavuga ngo A santimetero 125, B santimetero 30, C santimetero 75, D nta giso cy'ukuri kirimo. Nabyo ntibizakugore, bazaba bafashe ziriya metero bazishyize muri santimetero. Murabizi metero imwe bingana na santimetero 100. Cyangwa se bakavuga ngo A metero 1.25, B metero 0.30, C metero 0.75, D nta giso cy'ukuri kirimo. Nabwo ntibizakugora, ikintu bazaba bakoze bazaba bafashe ziriya santimetero bazishyize muri metero. Ntibijye bikugora rero mu gihe ugiye mu kizame ngo ubone ikibazo cyahindutse kandi n'ubundi ari cya kindi bari bakubajije. Rero hano ndakeka ko bamaze gutemba igiso cy'ukuri, ndakeka ko bamaze kuyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ni santimetero 30. Hari ikibazo uzabona kimeze gutya ubone basubije A ko ari metero 1.25, ariko ikindi gihe ubone basubije santimetero 30. Ese baba bahinduyemo iki? Tegereze neza ko kino kibazo baravuze ngo ubugari bw'imizigo yikoreye n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande. Bavuze ipikipiki ifite. Iyo bavuze ngo ipikipiki ifite uhita uhitamo santimetero 30. Iyo bavuze ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande uhita uhitamo A, niyo aba ari igisubizo cy'ukuri. Murabizi hano dukosora ikizame ni kukwereka n'ukuntu ikibazo bagihindura n'ukuntu gihita gihinduka n'igisozo gihita kiba icyanyacyo. Rero bavuga ngo ipikipiki ifite uzahitamo B ko ari santimetero 30. Niyo bavuga ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande uzahita uhitamo A, niyo izaba ari igisubizo cyanyacyo. Ndakeka ko usobanukiwe, ndakeka ko nibaramuka bagihinduye mu kizame urakora urahita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 7, kirabaza ngo mu gihe telefoni yawe ihamagawe utwaye imodoka wakora iki? Telefoni ko ari yanjye, kuba bampamagaye ko telefoni ari yanjye ngendanwa, ese bagomba gukora iki mu gihe bampamagaye ariko mu gihe ntwaye imodoka? Ari ngo kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya, B ngo kutayitaba, C ngo gushyira imodoka iruhande ukayitaba, D ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B kutayitaba na C gushyira imodoka iruhande ukayitaba ni ibisubizo by'ukuri. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, ugomba gushyira imodoka iruhande ukayitaba. Ndakeka ko amaze guhitamo C kugira ngo udateze ibyago abandi bagenzi cyangwa abandi bari gukoresha umuhanda. Ugomba gushyira imodoka iruhande ukitaba telefoni, wamara kuyitaba ugasubira mu kinyabiziga kongera ugatwara. Ndakeka ko amaze guhitamo C, ndakeka ko amaze kuyandika ku papuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo hejuru y'aka kanunga mu ndimi z'amahanga nibyo mwita ngo dodani. Rero hejuru y'aka kanunga cyangwa hejuru y'iyi dodani, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Uri kubona ko yakumera nk'icyapa kiburira, ariko cyo kino ntago gisobanura. Hari ikindi kibijya gusa kivuga ngo umuhanda utaringaniye, cyo kiba kirimo utuntu tumeze nk'utunogo, ariko kino kiri kubona ko batubwiye ko ari akanunga. Ubwo akanunga no kuvuga ngo ni dodani. Hejuru ya dodani iravuga ngo nshobora kunyura ku kindi kinyabiziga icyo ari cyo cyose mu gihe nagabanyije umuvuduko. Kunyura ku kinyabiziga bavuze ni ukudepasa. Nabonye abantu benshi mudahitamo bisobanukirwa, ariko ikinyarwanda cyiza bakoresha mu kizame bakoresha kunyura ku kinyabiziga, kunyuranaho. Mbega ngo nshobora kunyura gusa ku binyabiziga by'imitende ibiri. C ngo kunyuranaho ibumoso birabujijwe. D ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A nshobora kunyura ku binyabiziga icyo ari cyo cyose mu gihe ngabanyije umuvuduko, na B nshobora kunyura gusa ku binyabiziga by'imitende ibiri, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi
igiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni se. Kunyuranaho ibumoso birabujijwe, murabizi kunyuranaho bikorerwa he? Ibumoso. Ariko igihe cyose ni he? Niba bavuga ngo igihe cyose uzavuga ko nta giso cy'ukuri kirimo. Rero kunyuranaho ibumoso birabujijwe, kudepasiriza ibumoso birabujijwe hejuru ya dodane. Ndakeka ko aramaze guhitamo rero se, ndakeka ko aramaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko n'ikiramuka kije mu kizamura akora urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9 kirabaza ngo iki cyapa kivuga iki? Icyapa cyacu gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru ariko bicishemo umurongo utukura utambitse, handitsemo 30. Kino cyapa gisobanura iki rero? Araho ngo umuvuduko ntarengwa ni kilometero 30 mu isaha. Mbega ngo iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe, sega ngo iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe, deka ngo umuvuduko uri hejuru ni kilometero 30 mu isaha. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Ubundi kino cyapa iyo wakibonye mbere baba bagutegetse kugendera ku muvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha, uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha. Umutu uragenderaho akaba ari kilometero 30 mu isaha. Rero iyo ukigezeho noneho bacishijemo umurongo, ugeze ahantu hari iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa, bari bagutegetse ko umuvuduko muke ari kilometero 30. Ubwo rero ugeze ku iyo herezo ryo muvuduko muke ntarengwa bari bagutegetse. Ndakeka gusobanukiwe kino cyapa kandi kikaba kiri mu byapa byo ku mihanda bitegeka, birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ndakeka ko aramaze guhitamo B, ndakeka aramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10 kirabaza ngo iki cyapa gikurikira kivuze iki? Ese kino cyapa gikurikira kivuze iki? Gifite ishusho nacyo y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'ubururu, hacishijemo umurongo utukura ubereretse. Kino cyapa gisobanura iki rero mu byapa byo ku mihanda? Ariko mbibutsa ko namaze kugukorera video iteguye neza y'ibyapa byo ku mihanda. Suya ku YouTube channel yanyu uyirebe kugira ngo nujye ugera kwa bino bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora, kuko bino bibazo ibyinshi byiganjemo. Araho ngo nihanyurwa, bega ngo birabujwe guhagarara umwanya munini, sega ngo umuvuduko utarengeje, deka ngo inzira y'abanyeshuri. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Kino cyapa kirasobanura ngo birabujwe guhagarara umwanya munini. Noneho iyo kimeze neza gutya ariko kirimo akantu kameze nk'agakubo, mu cyimbo cyo gucishamo akarongo kamwe harimo agantu k'agakubo, ho biba bijwe guhagarara umwanya munini n'umuto. Murabizi hano dukosora ikizame turi kureba n'ibibazo bicamikiyeho kugira ngo nuramukugezweho uzakorera imwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, ikintu ubusabwa no kubonera ku gihe kino kintu tuba twashyizeho, kino kizame kiba cyakozwe, ano masomo ngenda mbashyiriraho, biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza, kugira ngo ujye uhita ubibonera ku gihe. Ujya iburyo hasi hasa umukara handitse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose nshyizeho ujya urahita ukibonera ku gihe, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 11 kirabaza ngo ahatari mu nsisiro ibyapa bibura n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira ahantu habyerekana. Kwa kundi ugera ku cyapa, ugeze ku cyapa wenda gitegeka cyangwa se cyo gutambuka mbere cyangwa se kiburira, ukagihitaho. Niba ari ikikubwira ko ari inzira y'amatungo, ugahita ku icyo cyapa ugakomeza imbere intera runaka, ukabona kugera ku iyo nzira wenda y'amatungo. Nibyo bashatse kuvuga. Rero ahatari mu nsisiro ibyapa bibura n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira y'ahantu habyerekana. Areba ngo metero 150 kugeza kuri metero 200, bega ngo metero 100 kugeza kuri metero 150, seka ngo metero 50 kugeza kuri metero 100. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni a. Aba ari metero 150 kugeza kuri metero 200 uva ku cyapa kugera ku icyo kintu bari kukubwira, ukagenda urugendo rwa metero 150 hagati y'150 kugeza kuri metero 200. Ndakeka ko waramaze guhitamo a. Ndakeka waramaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora urahita ugikora amara bizi ibibazo biragaruka. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kirabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngaruramuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Hano abagenzi bari kuvuga ntabwo bari kuvuga abanyamaguru, ahubwo bari kuvuga abantu bari gukoresha umuhanda, harimo n'abayobozi b'ibinyabiziga. Rero bino bikoresho ngaruramuri biba bigomba gushyirwa hehe ku buryo abagenzi babibona gute? Itegereze neza. Ariho ngo babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije, mbega ngo ibumoso babona iby'ibara ryera. Sega ngo a na b ni ibisubizo by'ukuri, ubwo a ikaba ari ikiso cy'ukuri babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije, ndetse na b ikaba ari ikiso cy'ukuri naho ibumoso babona iby'ibara ryera. Mu gihe kuri d bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo, ubwo a ikaba atari ikiso cy'ukuri, b ikaba atari ikiso cy'ukuri, ndetse na c ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko ikiso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano ikiso cy'ukuri nta kindi ni c. A na b ni ibisubizo by'ukuri. Iburyo bagomba kubona iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije, nawe ibumoso bagomba kubona iby'ibara ryera. Hari igihe bagihinduye kino kibazo ndabizi, ukabona bavuze ngo iburyo ngo babona iby'ibara ryera, bakabihindura nyine bagashyiraho ibitari byo, ariko warakibonyeho nubona bakubajije ibitandukanye n'ibi ngibi uzahitemo ko nta kiso cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iyo mu muhanda imirimo yihariye ubugari butuma abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze urugendo, ahategetswe kunyurwa hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwaho imirimo irangirira. Uruhande rugenderwamo icyo kimenyetso kirangwa n'amabara akurikira. Aya mabara aranga ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru, mbega ngo umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Sekanga iki? Sekanga umuzenguruko w'umutuku, ubuso mu ibara ryera n'ikirango mu ibara ry'umutuku n'umukara. Mu gihe kuri de bari kutubona ikiso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Niba hari imirimo iri gukorwa kugira berekane ahantu mugomba guca, mu gihe mugomba kuva mu nzira nyabagendwa, hari ahandi mugomba guca, hari ikintu kihagaragaza. Rero icyo kintu kihagaragaza kigangwa no kuba gifite yahe mabara. Hari ikiso cy'ukuri nta kindi ni a. Ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Kubera iki? Kubera ko gigomba kuba ari icyapa gitegeka, kikubwira ahantu ugomba kunyura. Hategetswe ko batubwiye ko ugomba kuva mu nzira wari urimo ugaca mu yindi. Ubwo raho hategetswe kunyurwa bashyiraho icyapa gitegeka. Icyapa gitegeka kirangwa no kuba gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Hano niyo mpamvu bavuze ngo ubuso ni ubururu n'ikirango cy'umweru. Ndakeka ko arazwitamo a. Ndakeka ko aramuzwe kuyandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizame urakora urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo icyapa cyerekana ko ari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugenda mu cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira. Ese giteye ku buhe buryo icyo cyapa? Arango ishusho mpande eshatu, ubuso mu ibara ryera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Mbega ngo ishusho mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Sega ngo ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Deka ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ububo a ikaba atari ikiso cy'ukuri, b ikaba atari ikiso cy'ukuri, ndetse na c ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Urabona ko ibyapa ukunda kubibaza haba mu buryo bw'amagambo haba mu buryo bw'amashusho. Ni ingenzi rero ko wasaba kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba iriya video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, urajya kuyireba uyirangize nta kibazo cy'iki ku byapa cyakugora.
rero hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Ishusho ni mpande enye, ubuso mu bara ry'ubururu n'ikirango kiri mu bara ryera. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Umuntu warebye iriya video ahise akimenya. Icyo cyapa kiranga kigaragaza amabwiriza mu buryo bwo kugendera mu cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege. Cyangwa no kuba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu bara ryera. Ntibizakugore rero, wagenda ukareba iyo video kugira ngo nujya kwa bino bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ahari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu saha ni arava mu kilometero 50, B ngo kilometero 40, C ngo kilometero 30, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cyanya cyo cyandike ku gapapuro. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Abari kilometero 50 mu saha. Hatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu saha abari kilometero 50 mu saha. Ndakeka ko namuzwitamo A. Ndakeka ko namuzwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo birabujijwe guhakara akanya kanini ahakurikira. Hano hose ntabwo haparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini, dore ko hari n'ibinyabiziga biba bishobora guhagarara ahantu ijoro ryose. Araba ngo mu duhanda tw'amanyamagare, B ngo mu duhanda twagenewe velomoteri, C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri mu duhanda tw'abanyamagare no mu duhanda twagenewe velomoteri, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri mu duhanda tw'abanyamagare no mu duhanda twagenewe velomoteri. Wari wahisemo A ni igiso cy'ukuri ariko bazaguha 0, wahisemo B ni igiso cy'ukuri ariko bazaguha 0. Ugomba guhitamo C ivuga ko byombi biraba ari ibisubizo byanyabyo, kuko uri kubona ko A ni igiso cy'ukuri ndetse na B ni igisubizo cyanyacyo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 17. Kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa cyacu ese wowe turi gukosorana kino kizame uri kubona gifitiye ishusho. Kino cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kino cyapa gisobanura iki rero mu byapa byo ku mihanda? Araba ngo iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri. B ngo iteme rinini kandi rirerire. C ngo ifungana ry'umuhanda. D ngo iherezo ry'iteme rifunganye. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ese kiri kuburira umugenzi iki? Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, ifungana ry'umuhanda. Urabona ko umuhanda watangiye ari mugari, ugeze imbere haba uruhande rw'iburyo haba n'uruhande rw'ibumoso biteza ifungana. Iyo aba ari uruhande rw'iburyo gusa rwateje ifungana, twari kuvuga ngo ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo. Iyo aba ari uruhande rw'ibumoso rwateje ifungana, twari kuvuga ngo ni ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Ariko hano urabona ko impande zose zagize uruhare mu fungana ry'umuhanda, haba uruhande rw'iburyo haba n'urw'ibumoso. Niyo mpamvu ho duhita tuvuga ngo ni ifungana ry'umuhanda twarekeraho. Ndakeka ko namuzwitamo rero C. Ndakeka ko namuzwandika ku papuro. Utari wahisemo n'ikiramuka kije mu kizamura akora cyangwa uzakora ejo. Ndakeka ko urahita ugikora, murabizi ibibazo biragaruka. Niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa. Wakosora kino kizame kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9, ibibazo 10 biragarutse. Niyo mpamvu usigaye ubona gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV byabaye nk'umuco. Ukeneye gukora rimwe, ikintu busabwa no kubonera ku gihe kino kintu cyose mba maze gushyiraho, kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe. Ujya aho hasi hasa umukara handitse ngo subscribe, ukakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose nshyizeho ujya urahita ukibonera ku gihe, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Icyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo ikibazo cy'ukuri kimwe ucyandike ku papuro. Araba ngo izangano rifite ishusho ya T. B ngo inzira idakomeza. C ngo aho batelefonira. D ngo nta giso cy'ukuri kirimo.
kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B, inzira idakomeza. Kino cyapa kigaragaza inzira idakomeza. Hari igihe banakibashije mu buryo bw'amagambo akavuga ngo icyapa kigaragaza ko inzira gitewe mu ntangiriro idakomeza kirangwa n'ibirango bifite ayahe mabara. Uzahita uvuga ko ari umutuku n'umweru. Ariko nako kiriya kirango kigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umweru. Ubwo rero uzahita ugikora niba kiramuka bakikoje mu buryo bw'amagambo. Nkwibutsa ko kino cyapa kiri mu byapa byo ku mihanda biranga. Uramara kureba iriya video nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora, ni ingenzi ko wajya kuyireba. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana gute? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ese hano wamaze guhitamo izo cy'ukuri? Ese ni nyuma y'umwaka umwe? Ese ni nyuma y'imyaka ibiri? Ese A na B ni ibisubizo by'ukuri nyuma y'umwaka umwe cyangwa nyuma y'imyaka ibiri? Cyangwa hano nta giso cy'ukuri kirimo? Ndakeka ko wamaze guhitamo izo cy'ukuri. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B. Ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Ni nyuma y'imyaka ibiri. Ndakeka ko nuramuka uguze ikinyabiziga gishya uzajya wibuka kujya kugisuzumisha nyuma y'imyaka ibiri. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma kirabaza ngo ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga? Ibyo se bibaho ahubwo? Bibaho se ubikora ryari? Ari ngo mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda. Mbega ngo mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, na B ikaba ari igiso cy'ukuri mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari rero mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko wamaze kugihitamo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni hano, igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubu ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo cyangwa se ibinyoteri mu gihe ushaka kubura abandi bakoresha umuhanda, cyangwa mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago, gishobora kuba wenda cyacitse feri. Rero ugahita ucana n'amatara kugira ngo uburire abandi bari gukoresha umuhanda, kuko ikinyabiziga cyawe gishobora kubateza ibyago. Ndizera ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije. Ukeneye gukora rimwe ugahita utsindaho, wibuka gukanda subscribe. Ukeneye kode uratwandikira kuri 0789 tukabigufashamo. Iyo nimero wayikoresha ukeneye ko tunakwigisha mu buryo bwa online. Ibindi uri hafi gukora, ikizami cyose gikozwe n'ahandi wagikuretse kuri Rwanda Driving College TV ujye ugikosora. Ibibazo biragaruka nugerwa uzakora rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza.